boss. Bite sha? Utanga service nziza hano rwose boss. Service nziza. Niwe nyiri hano. Oya. Sauje ari he? Boss arahara tu. Nako nimba mushaka na mamagara. Nta kibazo mu mamagara. Nguyu boss namuzanye. Aramutse boss. Mwiriwe, nako mwaramutse. Yego. Niwe nyiri hano. Turi mu ibarura. Akwita? Hagiye kizina cyanjye. Banyita Karungu. Karungu. Okay, urakoze cyane Karungu. Karungu nashaka kubaza iyi business yawe ifite ubuzima gatozi? Wowe buzima gatozi. Ndavuga niba urebererwa na company, koperative cyangwa NGO. Ikindi cya kabiri mufite nuza ufite facture ya IBM gihe bakwishyuye uburyo bishyura ikindi ukanyerekana tarifu y'ukuntu utanga service hano ku bakiriya bawe. Yego. Mbo nyakubahwa rero ibyo byose mu mbaza nta kimwe dukoresha. Gusa ikiriho nuko iyo umuntu aje akeneye ubwiherero tumuca igiceri cy'ijana gusa na facture dutanga. Okay. None se waba ufite ubwishingizi? Ngewe ubwishingizi mfite ni mitiweli. Ntabwo mvuga mitiweli. Ndavuga ubwishingizi tuvuge nk'urugero nk'igihe umukiriya yaje kwaka serivisi akaba yagwamo cyangwa umukozi wanyu akaba yakwandura indwara zigiye n'imiterere y'akazi akora. Hari uburyo mwaba mumufasha? Ikindi ukambwira ko abakozi bawe bafite kontra kandi wabandikishije muri RSSB ukanyereka na body y'umushinga wawe. Urebye nyakubahwa ibyo bintu byose mu mbaza nta kimwe dukoresha. Nta kimwe mukoresha? Okay. Ikindi nshaka kukubaza ushobora kunyereka ahantu abakiriya bakarabira, ahantu bicara bategereje guhabwa service nziza na parking y'imodoka igihe wenda nk'umuntu uje ufite imodoka ahantu babasha guparika? Umuntu mfite ahangaha hano uyu musore mubona niwe ushinzwe kubakira n'ubuha serivisi zose ni nawe bishyura ariko ibyo bindi byose rwose ntabyo dufite. Karungu, kuva ubu business yawe ndayihagaritse mu gihe cy'amasaha 28. Ugomba kubashata ibyangombwa byose usabwa. Ikindi ukandika amatangazo asaba imbabazi abakiriya kuba batengushye no kuba barabaye service mbi ukayishyira kuri reception ya business yawe ndetse no mu nyamakuru ikurikiranwa cyane. Bitaba ibyo gafungwa. Kose muyobozi ibyo bintu by'ubwishingizi ntabyo narinzi ariko rwose mumbabariye nakora uko nshoboye nkagenda rwose nkabikurikirana bigakorwa vuba vuba. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Kose muyobozi mumbabarire wajya ugira impuhwe. Mbasha wowe guma ku kazi kawe byo gukurikirana ibyo bibazo. Nta kibazo boss. Boss bikurikirana neza nabura akazi.